Imihingire y'abahinzi nyarwanda ntiyakunze kugendera cyane ku makuru y'iteganyagihe. Bamwe mu bahinzi bumvaga ari n'amakuru atabareba cyane cyangwa bigoye kuyumva. Ibarika abahanga bavuga ko bifite kandi byakunze kugira ingaruka nyinshi zatumye abahinzi bagwa mu bihombo. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ifatanije n'ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe n'ikigo mpuzamahanga cy'ubuhinzi n'ubworozi SIAT bamaze iminsi bahugura abahinzi muri tumwe mu duce tw'u Rwanda ku buryo bwo gusobanukirwa no kwifashisha amakuru y'iteganyagihe mu mihingire yabo. Abahinzi bo muri Kayonza, Burera na Nyanza babwiye umunyamakuru wacu ko kumenya aya makuru no kuyifashisha bifite akamaro kanini, nubwo basaba ababishinzwe gukomeza kubaba hafi. Ibihe bya mbere ntabwo ari byo by'ubu ngubu, hagiye habaho guhindagurika kw'ikirere. Ku guhindagurika kw'ikirere byagiye bigabanya imvura, aho kugira ngo ikirere gihindagurike gitanga imvura nyinshi, gihindagurika gitanga imvura nkeya. Twizemo uburyo bwo kugira ngo tubashe kumenya ibihingwa bikenera imvura nkeya, kuko ari nabyo gihe tugezemo cy'imvura nkeya. Tukagezwaho iyo mbuto tukayihingira igihe binyujwe mu nama tuba twahawe ku iteganyagihe ry'igihe imvura izagwira, niba ari mu cyumweru, niba ari mu kwezi. Ayo makuru tugenda tuyabona bamwe na bamwe ku telefone, batwohereza ama SMS. RAB isigaye hari igihe nyine batwohereza nk'ama SMS kubo izigeraho, bakakubwira ati iki ni igihembwe cyo gutegura ihinga, mubikore gutya. Mbese ukabona ko natwe batwitayeho, bari kudukangurira kwiyitaho. Ibyo rero turabishima cyane. Twabonye ubumenyi ku bijyanye n'ihinduka ry'ikirere. Umuturage ngo ati nyamuna uyu munsi kugiye guhinga amasaka, kugiye guhinga ibigori, kandi imvura dufite ishobora kuzamara wenda ukwezi kumwe cyangwa se abiri, kandi ukwezi guteganya ikigori giteganya kwera amezi 3 wenda cyangwa se 4. Wahinze ibishyimbo ukabihingira ku gihe, ugakoresha ifumbire mvaruganda, ugakoresha imborera ku gihe, noneho ukazabasha kubona umusaruro, aho kugira ngo ufate umurimo wawe wangize uwushyiremo imbuto itazera. Ibyo rero bifasha abaturage kenshi na kenshi, bidufasha kugira ngo tumenye ngo iki tugiye gukora, aho kugira ngo tuzate umwanya w'ubusa, ushora amafaranga, ushora amaboko, ushora igihe, tugahinga imbuto zijyanye n'igihe tuzaboneraho imvura muri rusange. Cyahindutseho twigisha turi kubona umusaruro gusumba ubwo twabonaga mbere, bataratwigisha umusaruro gwari guri hasi. Ikigo mpuzamahanga cy'ubuhinzi n'ubworozi SIAT kivuga ko abahinzi bafite ubushobozi bwo gusobanukirwa amakuru y'iteganyagihe kandi bakayifashisha. Iki kigo gifatanije n'inzego z'ubuhinzi n'iteganyagihe kivuga ko iyo umuhinzi yasobanukiwe n'iteganyagihe kandi akareha agaciro, bimufasha gufata umwanzuro ukwiye, bityo bikongera umusaruro. Umushakashatsi muri SIAT ushinzwe amakuru y'igihe n'ikirere kandi ukorana bya hafi n'abahinzi mu kwifashisha ayo makuru, Dr Desire Kagabo arasobanura. Ariko ikigaragara nuko abahinzi ndetse n'inzego z'ubuyobozi zitandukanye zibyishimiye byimazeyo, cyane cyane noneho ko baduha n'amakuru, baduha feedback y'ukuntu amakuru twabahaye bayakoresheje, amakuru twabahaye muri season y'ubushize ukuntu bayakoresheje, ndetse banashima yuko ibyo twabahaye byahuye n'imvura bo ubwabo biboneye, kandi barabishima, ndetse bakongeraho n'akantu bavuga ati ibyo abantu bavuga yuko wenda amakuru dushobora kuba serivisi za meteo y'u Rwanda dushobora kuba zitanga, babaza ati se bihuriye he n'abavubyi, ko ibyo atari byo, ko bonyine bafite ubuhamya bufatika uko ibintu bimeze nuko byagenze. Kugeza ubu buhinzi n'urwego rukomeye ku bukungu bw'igihugu, kuko bwihariye 33% y'umusaruro mbumbe w'igihugu. Gusa muri ibi bihe urwego ruhanganye no kubona uburyo buboneye bwo guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Aha niho abahanga bahera bavuga ko ari ingenzi cyane ko abahinzi bose bamenya kandi bakanifashisha amakuru y'iteganyagihe. Peter Myombano, Flash TV.